basanze mfite inkoko 500, uyu munsi maze kugera ku nkoko 1,100. Niyo mpamvu buriya bazigiye nk'imiguru y'inkweto yari imiguru nk'itatu, ariko reba inkweto uko zingana, bazigiye. Yaramfashije cyane, yatumye ngura ibikoresho nongera muri salo, harimo ibikoresho byo gukorera abadamu. Dukorana n'abasapuraya, twavuye ku basapuraya twari dufite 14 tugera ku basapuraya 38. Nakoreshaga abakozi 10 imbere, bose hamwe nshyizemo abo mpemba buri munsi n'abahembwa ku kwezi, hanyuma ubu ngubu nkaba nsigaye nkoresha abakozi 15. Aba ni abahungu n'abakobwa b'abagenerwabikorwa b'ikigega cy'ubwizerane G Innovation Development Fund GDF cya GALG. Mbere yo kwinjira mu kigega, munyemerere gato ngaruke ku muryango wa GALG. GALG ni umuryango w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barangije mu mashuri makuru na kaminuza. Mu myaka 15 uyu muryango umaze, uhora iteka utekereza ku byafasha abanyamuryango bayo n'abanyarwanda bose muri rusange. GALG ikorana na Leta y'u Rwanda, imiryango y'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi n'imiryango itegamiye kuri Leta ngo ibashe kubona inama n'ibitekerezo n'ubushobozi bwo gufasha abanyamuryango bayo. Muri abo bafatanyabikorwa, reka nitse gato ku kigega Survivors Fund SAFU. Kuva mu mwaka wa 2011 na magingo aya, ikigega SAFU cyabaye hafi mu kubaka ubushobozi bw'abanyamuryango ba GALG na barumuna babo bo mu miryango ya ARG, ibinyujije mu mishinga inoze nka Education into Employment, Youth Entrepreneurship Training Project na Innovation Fund. Uyu mushinga wa Innovation Fund ku ikubitiro wahaye abasore 3 igishoro kingana na $21,000,000, wungamo unahinguzanyo yishyura 10% abandi bahungu n'abakobwa 13. Nk'uko mubyumva, umubare wamaze gufashwa ni muto. Imishinga myiza yo gufasha ni mike, abakeneye igishoro n'inguzanyo biyongera umunsi ku munsi. Ngiyi impamvu GALG yahisemo gushinga ikigega cy'ubwizerane Trust Fund, ikita G Innovation Development Fund GDF. Hanze aha hari ikibazo nyamukuru gikomeye cyo kubura akazi, ariko iki kibazo noneho ni ikibazo rusange mu rubyiruko, ariko kikagira umwihariko n'ubukana iyo kigeze ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kubera yuko usanga abandi urundi rubyiruko iyo rurangije kaminuza igihe atarabona akazi, igihe atarabona icyo akora gishobora kumwinjiriza amafaranga, ashobora gutaha mu rugo kwa mama na papa cyangwa kwa bene wabo mu muryango bakaba bamwitaho muri icyo gihe. Ariko noneho tukavuga ngo ariko se wa mwana dushima Leta yacu ko yadufashije benshi tugashobora kwiga kaminuza tukayirangiza n'imiryango itandukanye n'inshuti, ariko noneho akenshi iyo murangije kaminuza abantu bumva ko hari aho ageze. Ni mu rwego twavuze ngo nka GALG n'abafatanyabikorwa bacu, harimo SAFU Rwanda, harimo twanakoranaga na ARG mbere, ariko tugira n'undi mu ufatanyabikorwa witwa Andrew Coin. Niho ubuyobozi bwa GALG mu mwaka wa 2017 bwatekereje uburyo twashyiraho uburyo bwarushaho gushakira amafaranga abantu, hakaba uburyo bwo kuyakusanya, kuyashaka yaba ari mu banyamuryango wa GALG, yaba ari mu bafatanyabikorwa bacu, ariko noneho ayo mafaranga ntaze aje kwitwa inkunga. Aho amafaranga rero azava, ahambere ni mu gushora. Mu gushora, tuvuga urugero, abanyamuryango ba GALG bashobora gushora amafaranga yabo mu kigega bakabona inyungu runaka mu gihe runaka bumvikanyeho. Icyo gihe ikigega kizaba kirimo kirabona amafaranga nacyo kizashora mu mishinga y'urubyiruko imeze neza kurusha iyindi twiteguye kubonamo inyungu. Icya kabiri ni impano zije mu mafaranga navuga agamije neza y'abantu cyangwa se social impact, ya yandi adasaba inyungu runaka, ahubwo asaba ko inyungu ari uko ibikorwa ari bukore biri bufasha abantu mu gutera imbere mu kintu runaka. Navuze urugero, ushobora kuduha amafaranga $500,000 uvuga uti
izi miliyoni 500 zigende zifasha imishinga y'ikoranabuhanga. Ikigega cyo inshingano zacyo ni uguharanira ko ya mafaranga agera kuri za ntego nk'uko wa muntu watanze amafaranga yabigena. Intego yacu nyamukuru ni uguteza imbere urubyiruko. Over the past 3 years, we have worked with GLG to develop the Generation Innovation Development Fund. And with this, we are funding GLG members who have developed and implement development projects that have potential to grow and create employment opportunities as well as investment opportunities for GLG members. Gukorana n'iki kigega bimaze kwera imbuto. Gukoresha neza igishoro n'inguzanyo ni igisubizo ku bushomeri mu rubyiruko rwa GLG n'abanyarwanda muri rusange. Murakoze, maze amezi 3 nkorana n'ikigega cy'ubwizerane. Nari nsanzwe mfite umushinga w'ubworozi bw'inkoko mbikora kinyamwuga. Iki kigega rero icyo cyamfashije, bampaye amafaranga agera muri miliyoni mbasha kwagura umushinga wanjye. Basanze mfite inkoko 500, uyu munsi maze kugera ku nkoko 1,100. Natangiye amafaranga bari bampaye nguramo imiguri y'inkweto. Icyo gihe naranguragamo imiguri y'inkweto yari 30, ariko nta n'amezi 3 yari yashyira. Ubu ngeze ku miguru 38 kandi muri ya mafaranga yabo nzunguza, kandi na buri kwezi nishyura neza. Rero urumva ko dufashe nko mu myaka 3 urumva naba ngeze. Baje kunyunganira basanga naratangiye aka business, ariko nahereye ku gikapu nzunguza njyana mu gikapu nshyira abantu mu mabiro. Noneho ahubwo baje nko kunyunganira. Niyo mpamvu buriya bazigiye nk'imiguru y'inkweto yari imiguru nk'3, ariko reba inkweto uko zingana. Nk'iyi pantaro urabona umubiri wayo. Iyi shati nayo ifite 15,000 ndayiguha cyane. Ikigega cyangurije amafaranga angana na miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Yaramfashije cyane, yatumye ngura ibikoresho nongera muri salo, harimo ibikoresho byo gukorera abadamu, anamfasha no kurekerita n'abandi bakozi nakoreshamo hano muri salo, kuko abakwaferi turabarekerita. Tumaze kubona inkunga kuri platform yacu, mu by'ukuri twakoragaho ibintu bike umuntu yashobora kujya akagura, ariko yagura bikaba birarangiye tugashobora kubibona. Ariko ubu ngubu twongereyemo izindi tools nyinshi zigera ku 8 zidufasha gukora analyze y'abakiriya, tureba uko iby'abakiriya bakora kuri website yacu. Mu by'ukuri twongereho amatools menshi ashobora kudufasha ku developinga platform yacu kugira ngo tubashe gufasha abakiriya bacu neza. Ikindi dukorana n'abasupplier, twavuye ku basupplier twari dufite 14 tugera ku basupplier 38. Kugeza ubu dufite abantu 1,300 bamaze gukora subscription kuri platform yacu. Nyuma yo kubona ayo mafaranga nkaguramo imashini nshyashya igezweho yongereye ubushobozi bw'uruganda, ku buryo navuye mu gusya toni 7 z'ibigori ku munsi mu masaha 28, noneho nkajya nsya toni 10 ku munsi. Hanyuma n'abakozi nabo bariyongera, nakoreshaga abakozi 10 mbere, bose hamwe nshyizemo abo mpemba buri munsi n'abahembwa ku kwezi. Hanyuma ubu ngubu nkaba nsigaye nkoresha abakozi 15. Hanyuma nashoboraga gushyira ku isoko izo toni 7 ku munsi, ariko ubu ngubu nibura nshobora kugurisha toni 10 ku munsi. Yego. Umuntu wese ushaka guhanga imirimo nashirika ubute atera intambwe. Uzi ko ari umunyamuryango wa GLG, nagerageza ashake n'ahantu base ashyira igitebo cy'inyanya. Igitebo se si kigura 2,000, agenda adandika imifungo mu isoko, asaba abwire GLG dore ngewe ndaha ngaha ngizi inyanya ndaranguza, nzindukira mu Nyabugogo mu gitondo nkaranguza. Ko mfite 10,000 mwampa ibindi 10, bakagira aho bahera.
ugahera ku busa ntutekereze ko uzahera hejuru, kuko umuntu uwo ari we wese aho ageze nta n'umwe wahereye hejuru, buri wese yahereye hasi. Ukwibyara gutera ababyeyi neza. JLG n'abafatanyabikorwa bayo batewe ishema no kumva inzozi z'abahungu n'abakobwa babo. Inzozi zanjye ku bijyanye n'uyu mushinga, numva nifuza ko nko mu myaka 2 cyangwa 3 iri imbere nzaba mfite uruganda rumeze gute. Numva ibikomoka ku matungo yanjye cyane cyane amagi, kuko ariyo mbona kandi ari nabyo nkora. Numva ntekereza kuzagira patisserie iri ku rwego rwo hejuru, nk'uko mwumva za Carrefour, za Raman. Kano kanya nje ndacyari umuseribateri, ariko ndateganya ko umwaka utaha 2019 nakubaka urugo. Dream nini mu by'ukuri ntangira UBA nashaka kuzayigira group of company y'ubucuruzi bwo kuri internet. Inzozi zanjye mfite mu myaka iri imbere ni ukwagura business yanjye ndimo cyane ndetse n'ibiyishamikiyeho, nkaba noneho nshobora kugera ku bushobozi bwo kuba nshobora guha abahinzi amafaranga cyangwa se nkagurira amakoperative umusaruro wabo, nkagira ubushobozi bunini bushobora kujya nkashaka kujya gutanga imbuto ku bahinzi, kandi umusaruro bazeza nabwo nkaba ari igihe uzabagurira. Inzozi zanjye uko ziri ku murongo, hari ukubanza nkinzuriza iyi shop yanjye, yamara kuzura umugani wawe wabivuze neza, ugashaka ku kamodoka ko gutemberamo, nabirangiza nkashaka sheri pana bimwe by'amagambo ngo wabyutse waryamye sheri, mufite gahunda muraganira umwaka umwe mu mako. Abanyamuryango ba JLG n'abanyarwanda muri rusange murisanga mutugane, nimushora imari yanyu mu kigega GDF, mwunguke kandi mufasha n'abana b'u Rwanda. JLG turashima, ibyo tumaze kugeraho ni byinshi kandi ibyo muduteganyiriza ni byinshi. Tuzirikana inkunga muduha, tubasabiye umugisha ku Mana.